Nta gushidikanya ko urugo rwiza ari cyo kintu cya mbere cyiza kuri iyi si kurusha ibindi bintu byose. Naho umunyarwanda we yaravuze ngo urugo rubi rurutwa na gereza. Muri iyi video ngiye kukubwira ibintu 20 wakora cyangwa se niba utaranashaka wazakora ukagira urugo rw'agahebuzo. Ikintu cya mbere kigufasha kugira urugo rwiza ni ugutwikira amakosa ya mugenzi wawe. Ikintu cya kabiri cyagufasha kugira urugo rwiza ni ukwishimira ibyiza bya mugenzi wawe. Niba hari ikintu cyiza mugenzi wawe agezeho, ni byiza gufatanya nawe kubyishimira no kwirinda kumuca intege no kumupfobya. Ikintu cya gatatu cyagufasha kugira urugo rwiza, nk'abashakanye nta kintu na kimwe baba batagomba kuganiraho. Ikindi kandi baba bakwiriye kwirinda gucirirana imanza, ahubwo bakisanzuranaho bihagije kuko bikingurira intekerezo zabo kubona ibisubizo by'ibibazo bafite. Ikintu cya kane gifasha abashakanye kugira urugo rwiza ni uguha agaciro ibitekerezo n'uruhare bya mugenzi we mu kubaka urugo. Ikintu cya gatanu cyafasha abashakanye kugira urugo rwiza ni uko baba bashyize hamwe 100%. Ikintu cya gatandatu gifasha abashakanye kugira urugo rwiza ni ukureba ku iterambere ry'urugo rwabo ndetse n'uko rigenda rikura kuruta uko batinda kudukosa tutari twanozwa. Icya karindwi ni ukugira umuco wo guhora bagenzura umubano wabo uko uhagaze, bakarebera hamwe ibitagenda neza, bagashakira hamwe umuti wabyo, bakanareba n'ibigenda neza n'uko byarushaho kugenda neza. Icya munani gifasha abashakanye kugira urugo rwiza ni ukwemera gukosorwa ndetse no guca bugufi. Ikintu cya cyenda ni ukwigenzura no kwikosora ku giti cyawe kugira ngo ube umugore cyangwa umugabo mwiza cyane kurusha abandi bose. Ikintu cya 10 cyabafasha kugira urugo rwiza ni uguhuza intego. Icya 11 ni uko buri wese afasha mugenzi we kugera ku ntego ye. Icya 12 uwo mwashakanye nta wundi muntu umuruta kabone n'ubwo ufite izindi nshuti. Icya 13 mukwiriye gufatanya gushima Imana kubera ko umuryango ushima uba ari umuryango ukomeye. Ikintu cya 14 gifasha abashakanye kugira urugo rwiza ni uko birinda kurushanwa ahubwo bagafashanya. Icya 15 ni uko buri wese azana isomo, umushinga cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose yabonye ahandi akakizana mu rugo rwe bakakigira hamwe. Icya 16 mugomba kwihangana kuko intsinzi ifata igihe. Icya 17 iyo mwembi muguye hasi cyangwa umwe muri mwe akagira intege nke, ntabwo muba mugomba kwitana ba mwana ahubwo murabyutsanya. Icya 18 nimurinde ibyo mwubakanye kubera ko kubibura biroroshye cyane. Icya 19 genzura umujinya n'uburakari bwawe kubera ko amahitamo mabi menshi akorwa mu gihe cy'uburakari. Icya 20 nimureke gushaka kuba nk'izindi ngo ahubwo nimureme ubuhamya bwanyu. Mwakoze kuba mwarebye iyi video, kora subscribe niba utarayikora. Yagushimishije kanda like, hari igitekerezo ufite wagishyira muri comment. Ndi Ishimwe Joseph, dusubire ubutaha.